ikinyabuzima cyose kizaba kiriho kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Bakristo bavandimwe, tuzi neza akamaro k'amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse benshi baravuga ko amazi ari ubuzima. Uyu munsi rero amasomo Kiliziya yaduteguriye, ndabasaba kugira ngo twongere turebere hamwe akamaro k'amazi atari ku mubiri ariko kuri roho. Mu isomo rya mbere tumaze kumva, umuhanuzi Ezekiyeli aratubwira amazi yavaga munsi y'igitambiro cyangwa se mu ngoro ya Nyagasani. Aya mazi aho yacaga hose akagenda atanga ubuzima, ndetse na bwa buzima yatangaga nabwo bukongera bugatanga ubundi, kuko nk'uko twumvise aho yacaga hameraga ibiti, bya biti bikazana imbuto, za mbuto zigatunga ibindi binyabuzima. Bakristo bavandimwe, niba aya mazi yavaga mu ngoro, twibuke neza ukuntu Yezu we wenyine yabwiye Abayahudi ababwira ko ari ingoro. Yarababwiye ati, nimusenye iyi ngoro y'Imana, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Ibi tubisanga mu Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 19. Ni nabyo Yesu yongeye kubwira avuga amazi atanga ubugingo, aya abwira uyu Munyasamariyakazi ati, yabaye uharuzi ingabire y'Imana, wari wansaba ayo mazi atanga ubugingo, ayo mazi amara inyota. Bakristo bavandimwe, Yesu ni ingoro y'Imana koko, muri yo havamo ayo mazi aduha ubuzima bw'iteka. Twibuke nanone ku musaraba, igihe umwe mu basirikare yamutikuraga icumu mu rubavu, havuyemo ayo amazi atwuhagira kandi akanaduha ubuzima. Niba rero ubwo buzima tububona muri Yezu Kristu, we ngoro y'Imana nzima, muri iyo ngoro hakavamo ayo mazi aduha ubuzima, natwe turasabwa kubusangiza abandi. Ubuzima duhabwa muri Yezu Kristu ntabwo ari ubwacu twenyine, ntabwo tugomba kubugumana, ahubwo tugomba kubusangiza abandi.